Iyo people mumeze mute? Njye meze neza. Hano noneho ikintu tugiye nshaka tuganireho ni ku bijyanye no kugura imodoka yakoze. Ugiye kugura imodoka yakoze ibintu ugomba kwitaho. Hari igihe waba urambiwe gutega bisi, moto cyangwa nyine ubona deparasoma zawe hari uburyo bitifashe neza nk'uko ubishaka, ushaka kwigurira imodoka yawe n'agakofi kazamutse turumva ugeze ku rundi rwego ushaka kugura imodoka ariko wenda ushaka kugura iyakoze. Ndagira ngo nkubwire hano ibintu ugomba kugenderaho. Ikintu cya mbere ugomba kureba utazagotwa, ntuzakore ikosa ryo kugura imodoka nijoro. Imodoka yakoze ntuzakore ikosa ryo kuyigura nijoro. Ikindi kintu ugomba kurebaho insurance cyangwa se ubwishingizi bw'iyo modoka. Ikindi kintu ugomba kwitaho cyane kizaguhereza hafi ikintu kinini kuri iyo modoka, umwaka imodoka iba yarakorewemo. Umwaka iba yarakorewemo, impamvu nkubwira ngo uraguhereza ikintu kinini niwo uzatuma ugena igiciro cyayo. Ko imodoka urugero nka RAV4 ya 2012 ntabwo wayigura kimwe na RAV4 ya 2018. Ibyo ni urumva ni ibintu byumvikana. Ntuzapfe kureba inyuma nyine ngo imodoka urabona ari nshyashya ariko utazi umwaka. Umwaka niwo muri wowe nyine niwo uzatuma ugena igiciro cya nyacyo, ntibaguhende. Ni nawe uzatuma umenya nyine system y'imodoka, ibintu byinshi biyigize, kuko nk'imodoka za ancien 2002 cyangwa 2004 urumva ntabwo zifite, hari ibyo zifite, hari ibyo zidafite nk'iya 2018 ifite kubera new technologies, we are already advanced, so you better check it. And ikindi kintu ugomba kwitaho cyane ni driving test. Ugomba kuyitwara umwanya munini uhagije ukumva kuyitwaye koko, kuko muri driving test niho uzamenya nimba iyo modoka ifite urugero sound, hari amasound runaka iproducinga, nibwo uzamenya nimba iyo modoka ishobora gushyuha vuba, nibwo nyine uzamenya utundi tubazo twinshi turi tekiniki dutandukanye ariko wayitwaye. Ntuzagure imodoka utabanje kuyitwaraho umwanya uhagije. Ikindi ugomba kwitaho ni ingano ya essence inywa, petrol consumption. Ingano ya essence inywa essence ingana ite. Ikindi ugomba kureba of course nimba ari ubuzi, nimba ushaka manuel cyangwa automatic. Ariko hano small advice I can give you is automatic wayitunga mu gihe muri karitsiye ubamo uzi ko haba nyine ambutiyaje, ahantu ukorera umunsi ukunda travels zawe aho werekeza, nimba uzi ko haba ambutiyaje, ntabwo ugira inama yo kwitungira automatic kuko niyo itazakugora. Then manuel, urabizi manuel kenshi umuntu yikura, abantu bayikunda nyine ni nk'umuntu waba utwaye imodoka cyangwa se umuntu ushaka kuryoshya tu. Manuel niyo baryoshye, ko automatic kuri ubu niyo ifasha cyane kubera nta nubwo ikonsoma essence cyane nka manuel. Manuel buri ikonsoma kuruta automatic ku bijyanye nyine n'ingano ya essence. Ikindi kintu ugomba kureba ni car needs or spare parts. Nimba iyo modoka ugiye kugura kuyibonera spare part bizakorohera. Aho uri no kubona spare part z'iyo modoka bizakorohera. Urugero, ushobora kuba uri nko mu Rwanda ukavuga ngo ugiye gutumiza ku bafite ubushobozi nyine agiye gutumiza nka Ferrari. Iyo no muri Afurika byakugora kubona spare part za Ferrari cyangwa Bugatti. Ureba indi modoka nyine nk'izi wenda urugero za Range Rover nazo zihenze ariko uzi ko ushobora kubona spare part zayo. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni iyo modoka kuba uyifiteho amakuru ahagije, nyine kuyigiraho amakuru menshi ahagije nabyo bizagufasha. Ikindi nakubwira ni ugucekinga amapine, ukareba nyine nimba ayo mapine akirimo cyangwa se yarashaje. No gucekinga ko nta kintu kirimo kiromba cyangwa atatobotse, ubundi unyereza ibiganza hariya ku ipine neza, ku mapine hose kanyerezaho ibiganza nyine wumva nari amano y'ipine nimba kirimo cyangwa se yarashaje, ariko iyo uri kunyerezaho ibiganza nyine nibwo wumva nimba nta n'ikintu kirimo kiromba cyabyimbyemo cyangwa nk'ikindi kintu cyatoboye iryo pine tu, uhita ubyumva. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni check fluids. Uba ugomba kureba amavuta yaba
aya moteri, aya buwate aya feri, byose uba ugomba kubireba. Ikindi uba ugomba kureba ni checking belt corrosion and rust. Kureba belite y'iyo modoka nyine, belite ya moteri niba ikiri nzima cyangwa se ishaje. Kureba nyine ibijyanye n'imigesi, nabyo buriya imigesi ntabwo ari neza cyane. Noneho ikindi kintu nakubwira wakora ku modoka ugiye kugura ya manuel, gushaka umuntu ufite OBD2 cyangwa diagnosis machine tool, nyine akagushyiriraho akareba nimba nta faute electrique irimo cyangwa nta bibazo bindi bijyanye n'amawaya cyangwa n'imiriro nyine birimo, electronics problem and electricity, by using OBD2 diagnosis or diagnosis machine tool. Nyine akakurebera akoresheje ibyo bikoresho mvuze haruguru ko nta aya mafote ntayo arimo ku bijyanye na electronic and electricity. Ikindi ugomba gucekinga ni kumva noise, ijwi ryayo nyine, ukumva ama noises nimba hari ubundi moteri nyine ukwihinda. Wenda si benshi bakunda kubimenya ariko urabyumva iyo moteri ihinda neza, ushaka umutekinisiye akumva nyine iyo moteri yayo wenda uko imeze, nimba munatwaye akumva kind of noise your car produce, nyine yanatwaraho akumva amajwi iri guproducinga, nimba ari normal voice, normal noises cyangwa se atari normal, akakubwira nyine. Niho ukenera cyane umutekinisiye, umuntu ubimenyereyemo akumvire noises of your car. Iyo modoka ugiye kugura amajwi ifite ni bwoko ki, ifite urusaku rutari normale cyangwa biri normale. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni check engine and smokes. Gucekinga moteri n'imyotsi isohoka muri shampoo. Moteri y'iyo modoka uba ugomba kuyicekinga nyine, bakagiserera ukumva uko imeze, ugakora buri check yose nyine, banashyizeho n'iriya mashini bakareba nimba nyine nta bindi bibazo bifite, ukareba amabuje, ukareba amabobine, nimba ari essence, nibwo ureba amabuje n'amabobine, nimba ari diesel, ama injecteur cyane, ibintu nk'ibyo nyine ukabyitaho. Then smokes, ukareba umwotsi iri gusohora, ko hari igihe iba iri gusohora umwotsi bitewe, wenda urugero nimba ari nka diesel injecteur imwe yarapfuye cyangwa ifite ikindi kibazo, cyangwa timing ikoze nabi igasohora icyotsi kibi, aho iba ifite ikibazo cya moteri, so bitewe n'ibyotsi iri gusohora cyangwa harabayeho ibintu bita leach and rain mixture, igasohora icyotsi cy'umukara cyangwa icyotsi cyinshi cy'umweru, ibintu nk'ibyo. Ibyo nabyo nyine uba ugomba kugira umutekinisiye akakurebera kugira ngo batazakubeshya yuko biri nomo kandi bitari nomo. Ibyo byose umaze kubicekinga, igikurikiraho ni ukuvugana na nyirayo nyine mukemeranywa ku giciro. In the next video tuzareba how you can deal with client or the owner of car, nyine ukuntu wadiringa n'umuntu uri kukugurisha imodoka cyangwa se uwo ugiye kugura nawe imodoka. Guys, thank you for watching this video. Nimba hari nk'ikibazo wambaza aho hasi muri comment, then ugasharinga, like and comment, byanyu birakenewe. Kambwira n'ikindi kintu twakoraho icyo wumva udasobanukiwe ukambaza. I'm here for you, I can explain it all. Yeah, have a good day.